shibura nkarishire kizuka irongora igituba neza kigatanga ubuhamya. Sengiyumva ejo nzagusange i Nyagasambu unswere. Sheri niko nsengeye wanswera amasangahe, wanswera akambere n'aka kabiri wabikora iminota ingahe? Akambere wanswera iminota ingahe? Aka kabiri wancumita iminota ingahe? Ko nkunda imboro kandi nkunda imboro itinda mu gisundi cyanjye, iriya ukayinyongeramo ukayumva ukayicunde umva ukayikungutiramo, mbese agakunda umuntu urangiza mbere yanjye. Ntabwo mbikunda pe, ntabwo mbikunda. Nashyukwe pe, ndi gukora ku gituba nkumva cyarese, ndi gucisha inyuma intoki, nakora ku gisundi nkumva cyatose cyane. Mbega umushyuko uri mu gituba. Ngize umwe mpura nawe muri mwe, namusweza namuha igituba, namusweresha namuha igituba akarongora pe, kuko nanjye ndumva nagitanga nabishatse. Nabishatse cyane cyane, ariko ndumva nashatse imboro cyane cyane, ariko ndumva nashatse imboro, ndumva nashatse imboro byatari. Kadafi ushoboye guswera, ushoboye kurongora neza, ushoboye gukunguta igituba umukobwa akabuza akaroro. Sinzi impamvu nshyukwa cyane. Kwizera ukunda umuntu utaka, inshange ndataka pe, ndataka sheri nkavuza induru. Sengiyumva akambere 20, aka kabiri 45, sheri ndumva wahaza igituba cyanjye. Niba aka kabiri koko wanswera iminota 45 waba ugize neza. Iradukunda Jado Max sheri, oya wimbeshyera, ntabwo nakwima igituba, kuko nanjye nkunda kugitanga ubushyuhe bugashira, nubwo butajya bushyiramo bwose, ariko igituba ndagitanga pe, ndagitanga ku muntu nishimiye twahuje, ndagitanga. Umva umujama akagikubita akakinyaza akajya ahora nkumbura, arankumbura. Ahubwo ngo haye wahita wifuza kungira umugore ukajya urongora buri munsi. Ngo nangahe? Oya twahuje upfa kuzana ko kunywa kameze neza gasirimutse. Blessed kuri guseka sheri. Kwizera OG iyo gutaka cyane ntabwo biba byemewe hano. Emi ni njyewe wawe, kuzana icyo kunywa kimeze neza gasirimutse nyine pe, tukagasangira, ubundi mu nyuma nanjye ubundi nkaguhata ikintu bita igituba, nkirekura wese, nkahenereza ugacumita, ukanyaza nkakwihorera, ukankanda utubere ukanswera uhagaze, washaka tukajya no muri dushe ugakomeza ukanswera. Ukanswera uko ubyumva sheri. Mr Eve ngo naje ishimwe Kevin. Nzi gutaka neza sheri, nzi imboro ndayitakira, ukumva wifuje gukomeza guswera, ukumva wifuje gukomeza guswera sheri, ndayitakira ukumva wakomeza ugaswera nturangiza. Nkagukubita utunwa, nkaguha utubere ukanyonya,
nanjye kandi nkakuruhura ukaryama nkajya nyimanukiraho gake gake nyimanukiraho niturije nipoye ngenda manukira ku mboro ngenda manukira ku mboro agakariso nagakuyemo n'utwenda ngenda manukira ku mboro ngenda numva uburyohe bwayo ngufasha kurangiza vuba ngufasha kandi nawe kuruhuka umugongo. Ndumva nashize igituba cyandiye mfite umushyuka mwinshi ariko cyane ndumva mfite umushyuka mwinshi mu gisonde ndumva nshaka gutanga igituba pe. Kadafi imboro nzi kuyonka neza nzi konka imboro nahenereje nkasoza kuyonka ihita yinjira mu gituba sheri ukanyaza koko muri ibyo ndabizi cyane. Imboro nzi kuyitaho nkayonka umva nawe ubwawe nyine kumva utuntu mu mutwe tumeze nk'udushagarira umusheri nkayonka ariko wumve ngo nkayonka ubundi yagera mu gitore nkamenya kuyitakira umva mvuza akaruru iyo naryohewe akomeza nkakwihera igituba musheri nkakomeza nkakwihera ikintu bita igituba dore ko ngifite kinini mfite urutuba runini sheri ruryoshye rumeneka kandi urimo amazi urankubita uncumita imboro urumva nanjye ubwanjye nkumva nashize gusa uramutse ufite imboro itabasha mbona utabasha guswera igituba cyanjye pe ko urutuba rwanjye rushaka imboro nziza ishoboye akazi apana umwuza nkamwigishwa baswera igituba nshaka imboro nziza ishoboye kurongora neza ukanswera nanjye ubwanjye nyine nkaguha amanota ntabwo ati sheri wanejeje mbese nanjye ku buryo najya nkwizanira ukanswera. Sengimana nafashe akanimero kawe urashaka kuzanswera ryari? ushaka kuzanswera ryari? agatuba kanjye warakabonye ni gatoya sheri umuntu wabyaye haba afite igituba kinini cyiza uzansure urebe ko imboro yawe itaburiramo niba ari ntoya utizeye ushaka gucumitamo imboro ikaburiramo bitewe n'ukuntu ufite igituba kinini kandi cyane pe ntabwo ari ukubeshya. Sengima urabe wamaye nyine nimero inbox urabe wamaye namba Xavier wirangirije ute sheri kandi mpari mfite n'igituba kigukwiriye cyiza ushobora gukuraho agakariso ku gituba ugashyiramo imboro ukarangiza. Gituru nangahe oya sheri nabivuze twahuje ikintu wenda wazana nako kunywa nyine gasembuye gasirimutse nyine tukakanywa ubundi nyuma nyine nkagarama hasi nkaryama ku gitanda ugashyira imboro mu gituba ukirongorera n'ubundi mba nabaye ndi muri furi numva karimo agakoni meze neza. Ishimwe Keve ushaka namba urifuza kuzanswera ryari? Mpa gahunda ya wikendi mba mpari cyane GP ngo ngutakire sheri
ngutakire sheri niko ntabwo nataka rero gutaka ntabwo biba byemewe hano sheri bahita bamanura gusa mba nashize ariko nta mujama ushobora guswera agaturo ka mbere iminota nka 35 cyangwa reka mvuge 30 ndeke kurushya abasore aka kabiri akaba yancumita nk'isaha nta mujama hano wabasha guswera ka mbere nk'iminota 35 aka kabiri kagaswera nk'isaha tunezerewe. Mr Bondo urashoboye 40 ku kangahe niyo nsa aka 40 ku gaturo ka kangahe ako se hano hari umujama waneguje arambwira ngo ashobora kunswera ka mbere iminota ngo nka 30 ka kabiri 45 numva ntacyo bitwaye ariko duhuje arampfubiriza umva ankorera ibintu bitari byiza mujye muvuga ibintu mushoboye niba agaturo ka mbere ugaswera iminota 5 ubwiza umukobwa ukuri abimenye rwose nawe yijyane muri mudu nyinshi yirangirize vuba niba aka kabiri ugaswera iminota 10 cyangwa 15 cyave ubiteguza umuntu kuko hari igihe mutubeshya aka 35 aka kabiri isaha Mr Bondo ubu wancumita mu gituba isaha yose koko aka kabiri mbona abajama bose hano bashoboye ubu ntabari kumbeshya koko bose mwese mushoboye guswera igituba neza. Mr Bondo yabyemeye shaho ngezeho nkaguye igituba cyanjye ukagipfubya ukanyaza bitari kwemera ukanswera nabi numva twahangana pe ngwe nambanje uzamuze n'umuntu uzi akazi ninde sheri we ntabwo uzi kurongora Mr Joshua oya ndahari sheri Mr Bondo inbox ntacyo ndaza kuguha nimero uzanswere zakikuzanira pe nzatega cyane watega ukaza ariko kuza nibyo byanyorohera n'ubundi siko nibana watega ukaza ukigera mu rugo nkaguhobera nkateka tukarya nkateka uri uri kugikorakoraho ukaba ugitegura ukaba ugenda ushyukwisha nshyira muri mudu nteka nkateka uri kugishimashimaho uri kunkanda utubere so rero tugasoza kurya uhita uncumita sheri tugasoza kurya uhita unyataka mpita nkwihera igituba kenda bizi wajya uhora ubikumbura pe wajya uhora wumva ntabwo igituba kuko mfite igituba cyiza blessed nkateka ari kugikoraho sheri ari kucyumva neza ari kumva mezire zacyo yumva uburemere bwacyo ugenda ukozamo intoki untunganya neza Jizo comedy ntabwo ndi kukwiryaho sheri nkunda gucumita cyakunyaza nkunda umuntu unyaza akanyaza igisunda amazi agataruka nkasigara nemeye akanyaza
akanyaza akanyaza akanyaza akanyaza maze agamva agataruka. Oya tiyeni ntabwo ari umunwa gusa sheri, nkunda imboro n'igituba cyanjye kirabizi. Ntabwo namara iminsi 3 narongowe. Ko nkunda imboro cyane, nkunda imboro we. Igituba cyanjye mbese wagira ngo ni icy'imboro gusa, mba numva nahora ndongorwa imboro nkayibonera igihe. Ahubwo reka nzagire nshake umwe muri mwe azave maze angire umugore ajya ahora ndongora iki gituba, wenda cyagabanya umushyuke, ajya ahora ncumita, ajya ahora ndongora, ajya ahora ntegura wenda umushyuke waba muke pe. Uturo nangahe? Oya shiri nabivuze, iyo turi buswerane uri bunswere ntabiba birenze. Ahubwo wowe wazana nk'ako kunywa mu rugo kagasirimu tukaba tugaherejeho tugasoza nkwihere igituba. Ariko hagira umuntu umyihera akagifite abasheri, mama akagifite nisheme. Hagire umpa akagifite muri mwe muri aho, hagire umpa akagifite, sibyo? Kandi mbasha kumubona umpaye gift, kandi mbasha kubona umuntu umpaye gift. Emeline arambajije ngo ngwiki. Sheri uzaze nkwereke akantu nywa, uzabimbaze wabipanze ikankumbuza. Joe production inbox niba wanyandikiye ntacyo naza kwiguha. Niyo mukiza ngo nze nonaha. Oya sheri burije twapanga undi munsi, wazandongoreraho wazancumitiraho nta kibazo, sibyo? Kuko nanjye imboro ndayikunda pe, kandi ndumva rwose wabipanze neza wansura ukandongora mu rugo, karara ncumita nanjye nahenereje sheri, nkakuramo agakariso, nkakura agakariso ku gituba, ubundi ugashyiramo imboro ukarara ncumita ukandyohereza, ariko utandyohereje twashwana. Ukancumita igituba ukagicumita, umva ukandongora nkataha numva meze neza. Wampfubiriza tugahangana nyine, mbashaka umuntu ndyohereza, umuja muncumita imishini ikoroha, amazi akameneka, ninjye ufura si wowe. Kandongora neza, igituba ugikozaho imitwe y'intoki, ngenda nshira numva kwe. Kandongora nyine kinyamwuga. Mbega umushyuke mwinshi, mbega ukuntu nabishatse we. Nashize mu buzima bwo hanze muzi iby'isi byose.